Habiba rero ngira ngo muri iyi minsi turimo by'umwihariko harabura iminsi mikeya noneho Miss Rwanda igatangira. Harabura iminsi mikeya Miss Rwanda igatangira. Habiba umwaka ushize yagaragaye muri Miss Rwanda ntago yabashije kugera final, ntago yabashije kwegukana igihembo. Uyu mwaka Habiba byibura yaba hari igitekerezo afite cyo kuba yasubira muri Miss Rwanda ngo abe yakwegukana ira kamba cyangwa ikamba rya Miss Supranational riramuhagije, ntago irya Miss Rwanda ntarikeneye. Nago navuga ngo ikamba rya Miss Supranational Rwanda riramagije kuko competition nk'izi ngizi uko ugiye muri competition niko improving yourself, niko ugenda wunguka ibintu nyine birushijeho, niko ugenda ufata experience zitandukanye. Nimba ngiye muri Miss Supranational y'umwaka nkumva nkamenya ati nagiyemo ntazi kugenda, irindi nzagenda nzi kugenda. Nimba nagiyemo ntazi uko bambara nzagenda nzi uko bambara. N'ibintu uko ugiye mu bandi niko ugenda nyine ubona ama innovation atandukanye. So ntabwo navuga ngo rirampagije, ntabwo navuga ngo ntabwo irya Miss Rwanda ndishaka kuko nta shema niyo nagenda nkafata ikamba rya Miss World cyangwa Miss ntabwo ryaruta ikamba ry'igihugu cyawe. Iri kamba niryo rifite agaciro. Miss Rwanda niyo ndi kuvuga niryo rifite agaciro kurusha izi zose kuko izi zimeze nka hari sub ziri muri ntabwo navuga ngo sindishaka, nta ndemeza yuko nta n'umukobwa uri hatarishaka. Ntabwo rero navuga ngo sindishaka, ariko sinzi ko ntabwo mfite igitekerezo cyo kuba nasubiramo, ariko ntabwo navuga ngo sinzasubiramo. Burya baramushyirwa ndavuga ngo bucyana yani. Muri make uyu munsi wa none haturahanga biracyari 50-50, ushobora kujyamo cyangwa se ntujyemo. Okay, yes, birumvikana rero ngira ngo